ndagira ngo ubanze witegereze urebe ino video iri hano. Iyi video ubonye ahangaha ni AI gusa yayikoze nta kindi. AI imaze kuba yafata urundi rwego, buri kimwe cyose mu buryo bumwe cyangwa se ubundi havumbuka AI nshyashya. Abantu benshi rero bakunda ChatGPT, ariko mu by'ukuri ukuri batazi kunababaje nuko buriya ChatGPT mukoresha ni iri free. Hari ChatGPT iri pro isaba kuba nyine wayishyura kugira ngo uyikoreshe. ChatGPT ni AI ngari cyane kuruta uko ubitekereza, gusa nyine kubera gukoresha y'ubuntu unlimited. Buriya ChatGPT nayo ubwayo ishobora kuba yarema amafoto, ariko ubwayo ntabwo nyine bisaba kuba warishyuye. Ariko ndagira ngo nkubwire neza ko hari AI y'Abashinwa bita Queen 2.5 Max yaje iri buze kuba yabikemura. Turi buganire kuri AI ebyiri, hariyo bita DeepSeek n'indi bita Queen. Izo zombi ni iz'Abashinwa. Iyi DeepSeek yakozwe n'ikigo cyitwa DeepSeek Inc. Hari n'iyindi noneho yakozwe na Alibaba ariyo bita Queen, ari nayo iri buze kuba yadufasha kuba kwa create ino video cyangwa se ano ma video tugiye kuba kwarebera hamwe. Birumvikana cyane ko AI imaze gufata urundi rwego. Rero abantu bakunda ChatGPT, ariko mu by'ukuri nuko ari iri muri AI zaje imbere. Ariko ChatGPT nyine ikora bike ugereranyije n'ibintu, nkuko nka DeepSeek ntabwo bishyuza nyine na n'iyi Queen ushobora kwa creamo ama video ari unlimited adafite ari buze ko yagarukira, cyangwa se bya bindi bagiramo hagati bakaza kuba baguhagarika ati ngo nahangaha wagombaga kugeza, ntabwo uri buze kuba wakomeza. Ariko ndagira ngo kwereka uburyo tubikombina byombi, dukoresha DeepSeek hanyuma tumara gukoresha DeepSeek turi buze kuba twahita tujya muri Queen 2.5 Max. Abantu bankurikirana kuri TikTok, nimba bavuye kuri TikTok wibuke neza ko wakaza subscribe, kuko kuri TikTok yo ntabwo naberetse ibingibi nyine DeepSeek, yo naberetse Queen biraho, kuko TikTok mbanyuramo na Instagram nirukanka, kuko nyine amasegonda bari maratwirukankana. Niyo mpamvu mbohereza ahangaha abafite nyine ubushobozi cyangwa se ashaka kwiga bakaza tukabirebera hamwe. Babandi nyine baza barimo barirukanka nabo nyine bakajyana nyine bike, ariko nimba bageze ahangaha urakaza neza mu muryango mugari wa Creators Rwanda. Mba napinizemo group ya WhatsApp muri comment section, ariko iyo group ntabwo baganiriramo, niyo kugira ngo link niza ihite ijyamo nyine byihuse, kuko hari abantu badakunda buriya ama notification menshi yo kuganira, just azakareba link bikaba byiza. Niyo mpamvu nayigize kuriya, abantu bambwira ngo nyifungure, rero sinayifungura kuko niko nabihisemo, nibyo nabonye byiza. Rero tugiye kuba twakigira hamwe uburyo wa create video nkiriya dukoresheje Queen 2.5 Max, tugakoresha na DeepSeek. Turabanziriza kuri DeepSeek mbere ku buryo turi buze ku create prompt, nitumara gu create prompt duhite tujya kuri Queen, hanyuma naho bayicreatingemo video. Byose ndabikwereka from scratch. Wabikora kuri telefone, waba ufite telefone bigakunda, nkuko nanone waba ufite laptop nayo bigakunda. Rero like you don't have to worry, nta mpamvu yo kugira ikibazo ngo ntibiri buze kuba byakunda. Gusa ikintu cyadanje no kibi byose bifite aho bihuriye n'icyongereza. Upfa kubuza kongereza gake gusa, uzi no kwandika gake biba bihagije. Nibyo rero ndakeka tutatinda muri description, tugiye guhita tujya kuri pratique, hanyuma wereka uburyo biruze kuba byagenda. You're welcome. Okay, mbere yuko dutangira urabanza ukagira idea y'icyo ugiye kuba wakora, mbega ukabanza ukagitekereza. Iyo umaze kugitekereza rero, umaze kuba wacyumva nyine wenda ukavuga ati ngiye gukora iki kintu iki, icyo gihe nyine uba ufite ibitekerezo by'ibyo ugiye kuba wakorana, naho bikorohera cyane. Twe tugiye kuba twakora kuri idea y'ipusi wenda irimo iratembera mu mujyi. Niyo idea nyine nagize, wenda ipusi irimo iratembera mu mujyi, ibintu nk'ibyo nyine biri aho ngaho gutyo. Iyo ukimara kugira idea uhituza muri Chrome yawe, bita nyine ujya gufungura Chrome yawe cyangwa se ukadownloading application, tuyibanze gushaka DeepSeek, kuko buriya DeepSeek niyo sawa nyine. DeepSeek yoroshya ubuzima. Turi bushake DeepSeek, nitumara kuba twashaka DeepSeek uhitiza aho ngaho, uhite uyifungura nyine bisanzwe biri aho ngaho, cyangwa se wowe uyidownloading ntari bina none muri telefone naho bijyamo. Urabona neza ko DeepSeek iri mu Gishinwa, Abashinwa barikunda kubi. Urabanza uyishyire mu Cyongereza, numara kuyishyira mu Cyongereza uri buza no go start nyine utangire.
nujya gutangira hano tugiye kuba twakiriye ya prompt yacu nyine y'uburyo ipusi izaba irimo iragenda mu mujyi. Turagira ngo nyine iduhe prompt ya nyayo cyangwa se iduhe prompt ya nyayo, nicyo turi bukoreshe DeepSeek. DeepSeek turayikoresha kugira ngo iduhe prompt ya nyayo, turayiha ndayibwira uko mbyumva cyangwa se uko numva bigomba kuba byamera, hanyuma yo ihite icreate nyine prompt turi buze kuba twakifashisha muri Qwen, mu yindi application cyangwa se mu yindi website nza kuba nakwereka. Nicyo rero DeepSeek imara, idufasha gucreate prompt cyangwa se niho gucreate cya gitekerezo mu magambo agaragara ku buryo iriya Qwen biza kuyorohera. Ahangaha wenda ni uku nguku create prompt niyo ngiyo tugiye gukoresha: car traveling, city bicycle, modern city during the day. Angana check iyi city atari ngombwa, urabisiba bitari ngombwa ukabikuramo kabisa, urabisiba ukabikuramo. Hanyuma uri buze numara kuba waza urahita uyiha nyine utangire kuba yagukrira cyangwa se utangire kuba yaguha ibyo urimo urayisaba. Irahita iyikiriya, nimara kuba rero yayikiriya, ikiba gisigaye ni iki, ni urabona neza ko irarangiye. Iyi prompt urayikopiya, dore car riding bicycle in city cat, iyi niyo title yayo. Uraza uyikopiye, numara kuba wayikopiya urahita uza ahangaha ushake Qwen 2.5 max. Iyi ngiyi urebe application Qwen 2.5 max niyo uri buze kuba wakifashisha. Ubimenye neza, urabona neza bagwa ibi Qwen byinshi kweri, gusa uri buze hano ushake Qwen AI, aba ari byinshi cyane, ariko wowe uraza kuri iyi ngiyi ya gatatu. Iyi ngiyi ya gatatu uyifungure, numara kuba wayifungura bahita baguha nyine imeze utyo, then ukayifungura. Icyo uri buze kuba wakora, reka nzenda nyuremo hano mbe mbereka utuntu dukeya kuri intuze nyine kuri iri Qwen 2.5. Ahangaha niho bandikira, niba itegereza ifite utuntu twinshi, hari artificial, angaha nyine ni ibindi bayakora, ukanzeho gutya urabona neza ko bahita baguha ibyo ushobora kuba yakora. Ifite utu option twinshi kandi twagufasha wicaye ukayigaho, byagufasha bya hatari nyine, ukaba wakiyongera ubumenyi. Nko image generation, ishobora kuba bagucreate ama image, turi bukoresha iyo video generation niyo turi buze kuba twakifashisha. Aho ngaho hari byinshi cyane nyine nkuko ubibona aho ngaho. Izo zose ni functionality zayo, ko twebwe turashaka iriya video generation niyo tugiye kuba twakoresha. Turakandaho tuyifungure ihitiza. Nimara kuba yafunguka rero, turi buhite tugaruka kuri ya DeepSeek yacu dukopiye ya prompt baduhaye. Nitumara kuba twayikopiye, turi buze guhita tuyigarura tuyipestinge ahangaha muri ya Qwen 2.5 max. Hanyuma turangiza koheze itangire kuba ya creating. Kariya kantu niko bakanda bayohereza, ariko unyuzamo amaso nyine ukareba, ukitegereza ukareba nimba ibyo ugiye gukora ari byo, nimba prompt yanditse neza, nimba ari byo uri buhinduremo, ibintu nk'ibyo nyine byose ukabyitegereza ukabireba. Iyo ubonye ari sawa uhita wohereza. Ni wohereza, urabona neza ko igiye gutangira kuba ya creating ya video, kubera ko nyine twayihaye commande ko ari video turimo turashaka kuba twarema. Rero igiye gutangira kurema video, irayirema kabisa, imeze neza, ya fresh kuko twabishatse. Igitekerezo wibuke neza ko ni AI irimo iratravelinga mu mujyi cyangwa se irimo iratembera mu mujyi ku igare. Ni pusi irimo iratembera mu mujyi ku igare. Nyine iyo iri buze kuba yarema ikaduha video iri finished cyangwa se video irangiye. Niba witegereza urabona neza ko itangiye kuba yayirema. Iyi ni iri free, ChatGPT n'ibi ngibi yabikora, ariko nanone ikibazo cyayo nyine irishyurwa tu. Ababasha kuba babikora nabishyuye, kuko niwitegereza ChatGPT igwa n'ubundi amafoto abiri niyo wemerewe kuba wakreya buriya muri ChatGPT. Barimita nyine abantu bakoresha free version, baba bashaka ko mwishyura, ariko hari nk'igihe usanga ibicira ari danje nyine, ibicira ari ibibura. Witegereza rero video yacu irimo iragenda ikreya, gusa reka ifatamwe akanya gato kuko ibirimo irarema nyine ibintu bishyashya. Reka twigarukire hano kuri DeepSeek. Ibi byose ni ibyo ubona nyine DeepSeek. Iyi DeepSeek rero ni nziza cyane nkuko nabikubwiye. Iyi DeepSeek ikoreshwa cyane n'abantu
baba porogaramu, kuko iyi DeepSeek yandika amakode kurusha indi AI yose, kandi iyi DeepSeek nayo ni iy'Abashinwa. Iyi ngiyi ni QR ushaka kubihuza na telefoni yawe. Iyi DeepSeek kabisa, nimba uri umu porogaramu, iriya rwose ni iyawe bya hatari, ubwo ugomba kuba wayikoresha. Nkuko witegereza rero, igeze kuri 99, igeze kuri 99. Urabona neza ko soon video irize kuba yarangira. Katurindire gato kuri 99. Ibirimo irarema nyine, ibirimo irabirema bishya. Okay, ndakeka video yacu yarangiye. Nibitegereza dore niyo ngiyo aho ngaho, urabona ko ipusi irimo iratembera mu mujyi nyine kuko twabihaye ca iriya Queen. Urabibona neza nyine ipusi yambaye Uganda, yambaye iri ku igare, ifite na helmet. Ushaka kurayidownloadinga, urabona neza ko iri kuyidownloadinga. Reka turindire iri ndabona irangiye kuyidownloadinga. Ubu iri muri download. Ubu ushaka wayikina cyangwa se ukayaploadinga aho ushaka nyine, bitewe n'ubushake bwawe nyine, cyangwa se uko ubyumva, uko ubishaka. Urabona neza ko irimo iranyonga igare rwose mu mujyi kuko twabibwiye ya Queen 2.5. Urabona neza ko nyine Queen 2.5 ari sawa. Icyo ushaka wayicreatisha icyo ushaka cyose kabisa, nuko ariyo idea yanjye yahisinzamo. Nawe ushobora kuba wayikoresha, warangiza ukeditinga bisanzwe, ukaba wayaploadinga. Wibuke rero ukore subscribe, ushobora kugeneratinga video zose ushaka. Ciao ciao.